kuri Binance yanjye mfiteho idolari rimwe n'ibice 80. Uyu munsi rero nifuje yuko twabikura amafaranga tuyakura kuri Binance tuyashyira kuri mobile money cyangwa se kuri MoMo nyine nk'ibisanzwe tuyashyira kuri simukadi tuyakuye kuri Binance. Nkuko ubibona n'ubundi mfiteho idolari rimwe n'ibice 88 ngira ngo uri kubibona kuri screen yanjye. Abantu benshi mukunze gukorera amafaranga y'amanyamahanga cyangwa se amafaranga atari amanyarwanda, ariko mu by'ukuri ugasanga muri kuza mwandika ngo ni gute wayashyira kuri mobile money. Uyu munsi rero reka tugendane akantu ku kandi urebe ngo ni gute uyashyira kuri mobile money n'ubundi uyakuye kuri Binance. Hari n'abantu badafite Binance. Reka nse nusubiza inyuma n'ubundi nkwereke ukuntu bikorwa, ukuntu uyakura ahangaha kuri Binance, ukuntu abikuzwa nyine. Kuvuga ngo ikintu cya mbere ugomba kwitaho cyangwa se ikintu uba ugomba kwitaho cyane ni utu tuntu nyine turi hano muri Binance. Turaza dukande hano handitse add found. Hano hari ijambo ry'umuhondo ngira ngo uri kuhabona, bahite baduhereza ibi ngibi. Turahita duhitamo iri jambo rya nyuma ryanditse P2P trading. Ahangaha nyine niho hakorerwamo sell and buy. Iyo ushaka kubayinga nyine uba ushaka kugura amadolari ukabaha amanyarwanda, ariko bakaguha amanyamahanga nyine ubwo ni amadolari cyangwa se amabNB bitewe nawe ushaka kugura. Wagura coin, ibyo wagura byose nyine ubikorera hano handitse buy. Hano hantu uri kureba nyine hari akantu k'icyatsi kibisi nahakorerwa buy, nk'uko uri kubibona nyine utungutu. Ahangaha ni abantu baba bagurisha amadolari bakaguha amadolari ariko wowe ukabaha amanyarwanda. Ariko kandi twebwe ikintu kituzanye umunsi wa none ntago ari uko tugiye kuba twagira gute, ari uko tugiye kuba twagura amadolari, ahubwo twebwe tugiye kuba twagurisha amadolari. Ibyo bintu ubisobanukirwe, twebwe dufite amadolari. Niyo mpamvu turazi tugakanda hano handitse sell. Urabona yuko hari akantu gatukura nyine kuri buri muntu. Abangaba ni abantu nyine baba bagurisha n'ubundi amadolari bakaguha amanyarwanda, bo ukabaha amadolari barayagura, ukabaha amadolari bo bakaguha amanyarwanda. Bishatse kuvuga yuko tugiye kuyashyira hehe kuri MoMo yacu. Reka nkwereke neza nitonze. No kuvuga ngo nureba neza ukareba hano hantu uri kugenda ureba utu tuntu natunzeho agafureshe, uzajya ureba neza witonze usangemo mobile money cyangwa se MTN mobile. No kuvuga ngo abangaba nyine baba babasha kubikurira kuri MoMo. Nk'uko uri kubireba utu tuntu tw'udukoni ureba nagiye nca hano hantu tuno dutukura, utwitegereze neza uri buhite ubona yuko bano bantu bakoresha MoMo. No kuvuga ngo ugikora ku muntu bahita bagusaba n'ubundi kugira gute gutanga awuda, cyangwa se ugikora ku muntu umwe ukikora kuri sell uba ugiye guseringa n'ubundi kuko ufite amadolari ukayatanga bo bakaguha amanyarwanda. Njyewe mu busanzwe nari nsanzwe n'ubundi mbikuza, niyo mpamvu ureba nimero yanjye iri hano, niyo mpamvu ureba nimero yanjye mbikuriraho n'ubundi iri hano. Ariko wowe mu gihe utarabikura na rimwe biragusaba nyine gushyiramo nimero, ariko ngiye urabona ko yari hasanzwe. Ariko n'ubundi uraza hano handitse mobile money ube wabasha kwashyira nimero yawe, ubashe kuba uri bubashe kuba wakwakiraho amafaranga. Iyo uri bwakireho amafaranga niyo uri bubashe kuba washyira ahangaha. Ikintu gitumye nsubira inyuma, urabona ko nsa nk'usubiye inyuma, ariko nagiraga ngo mbanze nkwereke yuko iyo ugiye guhitamo ahangaha, ugiye guhitamo umuntu uri bugurisheho amadolari yawe akabasha kuguha amanyarwanda, uraza ukareba umuntu ukoresha MTN cyangwa se ukareba umuntu n'ubundi uri bubashe kuba yakugurira ku giciro cyiza. Ikindi witegereza yuko uwo muntu nyine agurisha amafaranga ufiteho. Twebwe twari dufite idolari n'ibice 88 nk'uko nyine ubibona nk'uko nabikweretse, ariko turaza tukareba n'ubundi umuntu uri bubashe kuba yaduha amafaranga angana nayo twebwe dufiteho. Niba ufiteho makeya ureba umuntu nyine ugurisha guhera kuri makeya, waba ufiteho menshi ukareba umuntu ugurisha guhera kuri menshi, nyine biterwa nayo wowe ufiteho. Ahubwo ahangaha nyine ndagira ngo nkwereke ni gute wabikuza. Niyo ryaba ari dolari rimwe ni gute waribikuza rikaba ryabasha kuva hano kuri Binance rikaba ryajya hehe kuri mobile money. No kuvuga ngo rero reka twinjire ahangaha handitse gupressinga order. No kuvuga ngo nta kindi ukora wowe urakora hano handitse sell, urakora hano handitse sell, ugikora kuri kano kajambo gatukura kanditse sell n'ubundi. Reka nkoreho urebe ngo birahita bigenda gute. Mozeho ngira ngo urabibona moze kuri sell. No kuvuga ngo ubwo ngubwo nyine ngiye guseringa, ndahita nza nandika ahangaha umubare wayo nshaka guseringa, umubare wayo ngiye kuba nagira gute, ngiye kuba nagurisha nyine bakama amanyarwanda ngiye ngabaha amadolari. No kuvuga ngo ndakandamo 1.6, reka nkandemo 1.6 cyangwa se nkandemo 1.7. Reka dushyiremo 1.7 kuko n'ubundi twari dufiteho 1.8. Turebe ngo baraduha angahe. Nk'uko ubibona bari bubashe kuba baduha amanyarwanda 2,400. Ngira ngo uri kubibona baraduha 2,400 niyo turi bwakire. Turahita dukanda hano ku ijambo ritukura rya order. Ngira ngo uraribonye ijambo ritukura rya order. Ubu ngubu order turayitanze nyine, urabona yuko order yacu iri pending nk'uko uri kubibona. Order yacu iri pending bishatse kuvuga yuko dutegereje
umuguzi nyine utugurira ariya madolari yacu kugira ngo abe yabasha kuduha iki amanyarwanda, twebwe tumuhe ariya madolari. Amafaranga turi bwakire ni 2,400 nk'uko n'ubundi nabikweretse. Ni ukuvuga ngo idolari twebwe barifatiye ku 1,700, eko 1,470. Ni ukuvuga ngo urabibona yuko turi bwakire 2,000 n'ubundi 400 n'ubundi nk'uko nari nabikweretse. Uyu muntu rero ushaka wamwandikira hano, uba wemerewe kumwandikira, dore ngiyi na nimero yiwe. Ushaka ubonye hano atari kwihuta, ushaka wajya no kuri WhatsApp, iyi nimero yiwe ibiri hano n'ubundi ibiri kuri WhatsApp. Ushaka wanamwandikira, ariko ngewe reka hano nse mwandikira turebe n'ubundi. Mwandikire ahangaha, mwandikire ahangaha. Mwibutse yuko iyo ubonye serivisi ari kugukora nyine iri gutinda, uhita ukopora nyine iyi nimero nkweretse, ukaba wabasha kumwandikira cyangwa se ukanamuhamagara. Ngewe hari abo njya mpamagara iyo mbonye anindiye haciyemo nk'umunota, ariko ntabwo bijya birenza iminota 2 n'ubundi atatugezeho. Nk'uko tumaze gutanga oda n'ubundi tugiye kureba ngo biratwara iminota ingahe. Tuyitanze nonaha, wowe uhere nonaha ubara iminota, urebe ngo haracamo iminota ingahe kugira ngo amafaranga abe atugezeho cyangwa se amafaranga abe ageze kuri mobile money yacu. Reka mwandikire ngo hayi turebe kadusubiza. Ndamwandikiye ngo hayi. Nawe ushaka wamwandikira hano, ushobora kumwandikira, ariko iyo umwandikiye ako kanya ukiyabikuza uba uri kumuderanja, kuko nyine ababibonye yuko umuhaye oda kandi abagiye kugusubiza. Nyine hari igihe uri kumuderanja cyangwa se akaba yagira ngo urisubiha cyangwa hari ikindi kintu ukoze. Wowe wirinda guhita umwandikira gusa igihe amafaranga atinze. Nk'uko bireba hano hejuru, reka nkwereke neza. Nk'uko ubibona ahise ayohereza 2,400 n'ubundi twagombaga kwakira. Ngira ngo urabibona ahangaha. Nk'uko bireba amafaranga ahise atugeraho. Nabikubwiye nta munota byari gutwara n'ubundi, ntabwo byari kurenza umunota amafaranga atarajya hehe kuri MoMo. Ngira ngo nawe urabibona. Tugiye gukora iki rero? Ukimara kuyakira nta kindi uza ugakora release. Hano haba hari interuro ebyiri, reka nazo nzikwereke. Bakubaza imwe baba bari kukubaza ngo ntabwo wigeze wakira amafaranga, iriya ya mbere. Indi bakakubaza ngo ese wayakiriye. Iyi ngiyi rero ivuga ko wayakiriye, iyi ngiyi ni iyo ukoraho nyine kugira ngo wemeze yuko wayakiriye. Ubu ni ukuvuga ngo twebwe twayakiriye nyine duhise dukora kuri iriya nini yemeza yuko twayakiriye, bakatubwira gushyiramo fingerprint. Buranshyizemo fingerprint, ubu ngubu maze guprovinga yuko amafaranga nyine nayabonye. Dore oda yanjye yabaye 2,400. Iki kintu dukoze rero cyitwa release. Ni ukuvuga ngo ni ukwemeza yuko nyine amafaranga wayabonye. Nyine tukimara kuyabona tukaba dukoze release, uriya muntu tukaba tumuhesheje amanota n'ubundi ko akora akazi ke neza. Balance yacu ngira ngo urabibona yuko hasigayeho ibice. Ubundi twari dufiteho idolari rimwe n'ibice 88, ariko ngira ngo urabibona yuko dusigaranyeho 0 n'ibice n'ubundi 16. Amafaranga yacu akaba ageze kuri MoMo. Hari abantu rero badafite Binance cyangwa se batazi no gufungura Binance. Nkubwire ngo niba ukurikira mbiri ukaba utazi gukoresha Binance, ukaba utazi gufungura Binance, reka nkubwire yuko warasigaye kandi amakosa n'ayawe. Kuko ngewe ahangaha buri gihe nzababwira online business, kandi amanyarwanda aba ari makeya kurusha amanyamahanga. Amanyamahanga rero nta handi hantu anyura usibye ahangaha n'ubundi ku isoko rivunja amafaranga, rikavunjamo amanyamahanga amanyarwanda. Ni ukuvuga ngo niba ukurikira ibiganiro byanjye n'ubundi usabwa kuba uzi gukoresha Binance. Waba utabizi kandi nabwo mba nagiye mbaha nimero yanjye kenshi kuri WhatsApp. Ni ukuvuga ngo kumbaza ikibazo nkagusubiza ni ibintu biba byoroshye cyane. Ukaba wanatubwira muri commentaire abantu mutayifite, abantu mutazi gufungura Binance, murasabwa kujya hehe muri commentaire mukatubwira n'ubundi tukazabafasha ubutaha tukabereka uko Binance ifungurwa cyangwa se uburyo ki n'ubundi ushyira amafaranga kuri Binance. Ni ibintu biba byoroshye cyane, ntabwo ari ibintu bitwara iminota myinshi. Nk'ubu ngubu kubikuza ndagira ngo mbwire yuko bitadutwaye iminota irenze 4. Ni ukuvuga ngo nuko hajemo no kubigisha no kugenda mberekera, kugenda mwereka akantu ku kandi, naho ubundi iminota 2 ibihagije. Ujya guhaha, wagera ahantu ugiye guhahira ukaba wabikuza amafaranga n'ubundi ahita ajya kuri mobile money yawe. Ntabwo bitwara iminota myinshi cyane niba ufiteho amafaranga cyangwa se ufite ayo wagiye ukorera kuri business online. Ikindi, ano mafaranga ngiye mba nayazanye ahangaha nyakuye muri business online zidasaba igishoro. Nk'urugero nk'aya mafaranga nanje kubigishirizaho kubikuza unyuze kuri Binance, naye nayakuye muri MiPass, muri business twa MiPass. Ngira ngo maze kuyivuga inshuro zitari nkeya, nagiye nyibereka nta gishoro bisaba naki. Niho nari nyakuye rero aka kanya nkimara kuya depositinga kuri Binance, mpita mvuga ati wabereka ba bantu bajya bambaza ngo kubikora kuri Binance ni gute, wabereka n'ubundi uko bikorwa nifashishije aya ngaya nkuye kuri MiPass. MiPass nayo yabwiyeho nta gishoro bisaba naki, usibye gusa gukora check in cyangwa se ukaba waza ugakora
ugakora staking ukayikuraho ayo baba bagushyiriyeho y'ubuntu n'ubundi. Ikindi ukaba wanatumira inshuti zawe zikinjiramo bisanzwe, nta kindi kintu biba biri bugusabe pe, nta kintu bigusaba, ariko nyine akaza ari amanyamahanga, ari amadolari, ukaza ukayashyira kuri Binance, ukayakura kuri Binance n'ubundi uyashyira kuri mobile money nk'uko tubikoze. Ngira ngo tubikoze mu kanya gatoya cyane, ariya yari dolari 1.70 niyo tukuyeho baduha 2,400. Nta minota myinshi rero bidutwaye. Reka nkubwire yuko rero kugira ngo video itarambirana, ubutaha nzakora video yerekeranye na Binance, ariko igitekerezo ari icyanyu, ari mwebwe mwamaye ibitekerezo, nzashingira ku bitekerezo byanyu. Video y'ubutaha nzakora mvuga kuri Binance nzashingira ku bitekerezo byanyu. Nimbiri n'ubundi nk'ibisanzwe, reka ngwiyo baye utarakora subscribe, nakusaba gukora subscribe.